Bamwe mu bakunzi bacu ba hano ku mubiri wa Yuhi kuri YouTube bakunze kutubaza ikibazo kivuga ati se umugore wahuye n'ibyago by'uko inda ye yavuyemo yemeye kuba yakongera gutwita cyangwa gusama ryari. Umunsi mu kiganiro cyacu tugiye kure hamwe se hakwiye gucamo igihe kingana iki kugira ngo umugore wahuye n'ibyago byo kugira ngo inda ivamo yongere kugerageza gutwita cyangwa gusama. Ese wakora iki kugira ngo ubutaha inda yawe itazongera kuvamo? Ubundi ubushakashatsi bwinshi bukorwa n'imiryango y'abaganga batandukanye mu bihugu bitandukanye bivugaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Gusa ikibanze bahurizaho nuko buriya umugore wese wahuye n'ibyago byo kuba inda yavuyemo yakakwiye kumara hagati y'icyumweru n'ibyumweru bibiri atarongera kugerageza gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo yirinde ibyago by'uko yagira infection zijya muri nyababyeyi no mu miyoborantanga. Impamvu nuko buriya iyo uhuye n'ibyago by'uko inda yawe ivamo inkondo y'umura yawe iba yafungutse. Rero iyo ukoze imibonano mpuzabitsina umugabo wenda ashobora kuba afite ama infection cyangwa se biba byoroshye ko ama infection ashaka kuzamuka akava mu gitsina akaba yagenda no muri nyababyeyi no mu miyoborantanga akahangiza bikaba byatuma no gusama bikora. Niyo mpamvu byakabaye byiza umugore cyangwa se wahuye n'ibyago by'uko inda yavuyemo wakikureka byibura hagati y'ikimwe n'ibyumweru bibiri udakora imibonano mpuzabitsina wongere kugerageza gusama kugira ngo wirinde ibyo byago by'uko wagira ama infection. Ko kugira infection wabika ibyago by'uko niyo ngiyo waba ugiye gusama ako kanya nawe yavamo. Rero icyiza ni ukureka byibura hagati y'ikimwe n'ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri udakora imibonano mpuzabitsina byakabaye byiza. Hari imiryango imwe ivuga ngo ushaka kugeza byiza byakabaye kugera ku mezi 3 n'amezi 6. Gusa ariko ubushakashatsi bwinshi muri rusange bugaragaza ko kuba wategereza igihe kirekire ntacyo byongera ku mahirwe ko ubutaha wazabyara inda ntivemo. Icyo buhuro cy'ingenzi nuko ubundi bya byumweru bibiri byo kugira ngo wine infection byo bakiye kubanza ukabimara. Naho kumara amezi 3 kumara amezi 6 byo kenshi cyo bifasha nuko biri nk'umugore wahuye n'ihungabana kubera ikibazo cy'uko inda yawe yavuyemo rimwe na rimwe rigiye bikeneye ko umubiri wawe ureka kwisuganya ukongera ugatuza neza kuko uri umubiri wawe umeze neza n'imisemburo y'umubiri ikora neza. Rero ubundi byakabaye byiza wongeye kugerageza gusama mu gihe wumva witeguye ko wakongera gusama. Yego ariko nyine ukabanza ukareka bya byumweru bibiri by'ama infection kimwe cyangwa bibiri by'ama infection bikarangira byo kugabanya ibyago by'ama infection. Ubundi nyuma yaho igihe cyose wumvise umubiri wawe witeguye wabyakiye ko wakongera gushaka gusama nta kibazo. Nubwo haravuga ngo byiza bakwiye kubanza ukareka amezi 3 na 6 ariko ubundi ubushakashatsi bwinshi cyo buhurizaho nuko icyambere ko ugomba kubanza ukareka bya cyumweru kimwe na bibiri. Nyuma yaho nyuma y'ibyumweru bibiri ubundi muri rusange biremewe ko wakongera kugerageza kuba wasama cyangwa se utwite. Ikindi kibazo kiragira ati se ubundi umugore wahuye n'ibyago byo kuba inda ye yavuyemo ni iki yakora kugira ngo ubutaha inda itazavamo? Ubundi ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko niyo waba nta muti n'umwe wafashe umugore wahuye n'ibyago by'uko inda ye yavuyemo ubutaha amahirwe ko yazatwita inda ye ntivemo aba ari hejuru kurusha uko yaba yavamo cyangwa se aba yenda kungana y'umuntu utagizeho n'ibyago by'uko inda ye ivamo. Rero ubushakashatsi bugaragaza ko akenshi niyo nta muti n'umwe waba wafashe amahirwe yo kuzabyara neza inda itongeye kuvamo aba ari hejuru. Hari n'ubundi bushakashatsi buvuga ko hari umuti wa aspirine. Uyu ni umuti ufasha akadoze gake bita low dose aspirin miligramu 81. Iyo ufashe bigabanya ibyago by'uko inda z'ubutaha zishaka kuzavamo. Gusa ariko nyine ubushakashatsi bugenda bukorwa n'abantu benshi cyane batandukanye bavuga ko umuti wa aspirine ufasha kubagabanya ibyago by'uko inda z'ubutaha zavavamo. Hari n'abavuga ko ntacyo ufasha. Gusa ariko amahirwe ubushakashatsi bwinshi cyo buhura nuko akenshi n'ubundi kuba wahura n'ibyago by'uko inda yavamo bitavuze ko ubutaha izindi zawe zizavamo. Gusa ariko babagore bahura n'ikibazo cy'uko inda zabo zikunda kuvamo kenshi kabiri gatatu bo uwo muti wa aspirine cyane cyane bavuga ko ufasha cyane kurusha wundi huye n'ibyago kurusha iby'inshuro imwe. Nubwo akenshi iyo huye n'ibyago by'uko inda ziva muri rimwe kabiri gatatu biba byiza ko ujya kwa muganga gukurikira kugira ngo umenye impamvu ziva. Hari igihe usanga ariko inkondo y'umura yawe idafite ubushobozi bwo kuba yaguma ifunze kugira ngo umwana agumemo bikaba byasaba ko bayifunga kugira ngo utazabura n'ibyago by'uko inda ishobora kuvamo.
rero muri rusange ndakeka batoje ikibazo basubijwe. Nkomeza kubashimira uko mukomeza mureba ibiganiro byacu hano kuri YouTube kuri Yuhi, basaba gukomeza gukora like mukasubscribinga. Niba undi mu mama cyangwa undi muntu ukeneye kumenya ibiganiro by'ubuzima, channel iriho ibiganiro by'ubuzima ya mbere hano mu Rwanda, wamugezaho aka linki ukagasharinga. Murakoze, mwari kumwe na muganga ufite Majari Steve.